ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa Amaraso ya muntu. Muri uyu mukino Katabiyora ati: "Mukobwa nkunda ngiye kwiga mu mahanga uzantegereze. Nta wundi ni we tuzabana." Umukobwa ati: "Ntacyo bitwaye nzagutegereza. Uwawe najya handi ujye ubaza umutungo asize ntugategereze umutima ajyanye." Nababaye cyane kuko rwose unshitse twakundanaga. Umva rero Cyizere, uzi ko twuzuye bihagije nanubu kandi bigikomeza. Uzi ko ntacyo wamburana nakomaga mu make ndo ukaba wanjye Rwose. none rero icyo ngiye kukubwira ntikikwabaze nakugerageza kubyihanganira. Ayiwe ko nayo ubwoba niki? Nagutindiye ndakumenyesha ko nabonye ishuri mu mahanga. Mu mahanga yagana he? Nzajya mu Bubiligi. Uzamara imyaka ingahe? Si myinshi nini gusa. Yego mani hora we. Ine yose. Ndetse ko nshobora nyine kwiyongeza nyuma. Yewe bizaterwa nuko bizaba bimeze nyine. Ibyo ubukwe bwacu bikagenda bite? Ayo. Ko nuko bihagaze. Yewe mbaba. Cicika. None se byagenda bite? Kunzaba naragiye. Ntibishoboka. Mana yanjye we. Uyu mwana ntwita kazaba wande. Uwo mwana utwita kazaba Katabirora. Nuwanjye rwose ndabizi kandi ndemera niko sa ryanjye. Ko byose ari nyirabayazana. Rekeraho. Cyakora cyo kandi nanjye sigiye ngusaba imbabazi. Tata we. Uretse ko mvaga nta kibazo gihari da. Cyo kugenda ntabwo nigeze mbitekereza rwose. Ubwo uzatwita nyine ubyare. Hanyuma uriri. Ni koko nyine. Naho ubwira se nguki? Ntacyo koko. Nimuzantegereza aho nzazira dushingirwe. Nyuma y'imyaka 4. Yego birabaje kuko bazakuvuga kandi uri wenyine birumvikana ko bitoroshye. Ariko isi niko imeze. No kwihambira da. Bya byose ariko nawe urumva ko iryo shuri nari ntomboye ntashobora kugitesha niyo byagenda bite. Mbega ngo ndarita. Mana yanjye we. Umunsi umwe nkozaho koko. Yewe ndabona nta nine. Ntacyo bitwaye da. Nakubujije kurya ubukwe. Umwana rwose ntacyo bitwaye. None dore iryo nkoreye koko. Mana nyir'ijuru rwose umpoye. Ariko nawe ndakurenganya. Ikibazo ahubwo ga nuko utarabona akazi nibura ngo uzashobora kwirwanaho. Hanyuma wakabimenya. Oya nzagerageza kugira icyo nkohereza. Irega nanjye nagenda nagira buriya ngiye mbabaye. Abesigaho de. Atari wowe se ubundi koko. Umbuza kwikomereza amashuri ngo ntiwakwihanganira igihe nzarangiriza. Kine gitangaza. Dore ibyo nkoreye. Hanyuma se imyaka 4 noneho ninjye uzakushobora kwitegereza koko. Niba utagezeho ngo wifatire undi. Mfata undi. Umutima urambwira ngo ubu byawe nanjye birarangiye. Abajya bagakomeza imigambi bajyanye n'imbarwa. Ubuse rwose nkuraye ntekizere. Ntago nkwemera. Wowe nyizera gusa nkuko bisanzwe. Nzagenda rero ntekereza ngaruka ari wowe nsanga. Gerute tubyaranya bo. Naho reka ibyo ndimanganya. Ariko kwitagira ikizere kize. Ko murasetsa koko. Harya mwasanze abagore ari bo bagomba kwihanganira ibibi byose no kubabara ku buryo bwose. Kuki sawa utihanganiye ko niga ngo ndangize none ukaba ntaya. Kuki kikunaniye utakuyumvisha ko nanjye cyananira. Turi abantu twembese. Ariko murasetsa. Kize. Urumva? Ninguhemukira. Ninguhemukira igihango cyawe kizanyica. Nicyo gituma utagomba kugira icyo kinisha gukora ku mwana wanjye. Urumva? Igendere. Gendera unziritse ku katsi. Ariko se nkuzize ku katsi uragira ngo ndeke kwiga se? Mbega ngo urandya wakanyagoga. Katabira n'ukuntu twuzuye koko. None se kwiga se n'icyaha? Uremeye kuko ntaye mukangana. Bizadufasha se? Kose ndiga nkarangiza amashuri. Nukunziza ubukene twakundanaga.
nkunda nanjye kandi nkaba ntamwanga cyane uretse ko ntanamukunda bya byose ariko ndabona bishobora kutuviramo umubano cyizere kandi nabo barantegereje ndetse ari hafi kubyara niba atarabyaye gusa mbikitse ntera icyakora yamahitamo yaje nyine n'ibyo icyo nzi gusa nuko kutarongora nyarwanda ari kwirangaraho bikomeye icya mbere yarize turashigaje umwaka umwe ngo arangize kaminuza ikindi ngo aturuka mu muryango udasanzwe ubwo yarangiza umwaka utaha nanjye nshigaje ibiri mu gihe nkiga wakabakora yinjiza amafaranga y'amabiri twajya gutaha tukajya icyo dutanye kigaragara nyamara ndumva ibingibi ntawe bimuhaye yego si mwiza nka cyizere ariko sinamubi cyane da ubundi ngo nta mubi wisize ubwo nyine bamwe afite ubwiza undi afite amafaranga eka ndamurongo ruzishakire cyizere ajya n'ibyizere bye ubundi ngo nikiraza amasinde rero ngo afite amashuri 5 yisumbuye ara ubu kaminuza nigezweho ndabona ahubwo nyarwanda hasesekaye rekazi turabirangiza ahangaha asike namwemera amaze ndebe bibuko byakabaye Iriwe sheri amakuru rako ntuzuyumvira kamera sheri bite byabise ni meza amakuru yanjye ni meza anga nawe ufite akabara zifatira hakuka keza hano ni heza da mpuzane sagatebe cyangwa twigire mu nzu reka twigire mu nzu sansa ariho niho wumbukunze ndumva ariho twamererwa neza kurushaho harimo n'akazi keza ndavugira da zigamaye narinze no kugusezeraho ngwiki kugusezera usezera usijya hiye ndashaka kwimuka ngatura kure yawe nibura byafasha kutagumya kubonana nawe ngwiki urifuza iri bitangaza urifuza igituma rero tutabonana rwose iyo mpamvu se ndayimenyara none se ko ngukunda kubona kandi nkarushaho wakomeje mbara zahagararira hehe ye kure yawe yazatuma nkwibagirwa kunyibagirwa ntukanyibagirwa u Rwanda nibura hitaraho igihe kigeze igihe rutahubwo ngera umurego yose nibyo maze rero ngumye nshenguke rero ngenyine wowe wigaramiye ariko nigaramiye none uzagere gukunda indyama bigushimishije reka se nagukuye mbona nkuvugisha yibereye Kigali ahari iyo uhora utekereza bitarangira nayo ibyari byo ni kubibona kugira ngo uri ahandi sari ko umuntu uhora utekereza n'indera erega niwe nkunda gusa ibindi bibazo komeza kundi umutima ye kandi igihe umukana ryo waruzanye uri nkure mu gutwi nako kwimukana byavuba da ariko yimukira hano wagira ngo hari waruzi ryo nararanye urashaka se kuvuga iki urashaka kuvuga iki gusura umwana kubwiye ko mu minsi mike cyane tuzaba duturanye muri iyi nzu ishokaye ubwo se uranshinyagurira kubera iki uragira ngo nshiture gusa ntushitura humura da tuzabana rwose urishimye abese nyine utavugisha nka mukobwa wabwiye ko agiye kurongora hatinza uretse ko nyine yabishimye nuko yari yaragumiwe nanjye n'urukundo ngufitiye kuko numva ntifuza ko wabana n'undi utaningiye ruhuka yewe kandi njye nuko mvuga ntutegereze n'ijambo ryanjye kuri iyo ngingo ubuse kwemere koko nyanga noneho sibyo gusetsa yamara nta wundi mwana njye nuko mvuga kandi teza amaso cyangwa urankinisha ngomba nabo Yalabi Mungu wangu. Nani alifanya hivi? We mtoto. We. Analia. Iko mzima tu. Kuyawe kadogo. Ya. Abakobwa bari hanza hawe. Ubu nyina arimo ararenga mu muhanda ngo ni za mademoiselle. Erega uyu we yari yagerageje.
kubona atabanze kumuniga ariko se ubu iyo ntaza bwondi ari guhodokera aha niba ibisimba byari bimuramukije ariko mungu wanje kuki gutanga imbuto ku biti by'amahwarosi ayi wewe akana kanjye kari hehe mana y'u Rwanda se noneho ndagirane ye baba we uramenye se utansonga mana ihoraho igisimba cyakariye nta kundi ye baba we mana ihoraho mana nyagasani wambabarye udatuma niyahura rwose mana dore ko nawe ushaka kungerageza ariko ubanza ari uwagatwaye ko ndeba se n'utwenda twe ntaduhari ariko mana ko kureke nkwibarize konzi ko nta kugomeye by'umwihariko ngo wenda ni igihano uranziza iki koko data we nyagasani yantera umwaku yantera intimba katabirora arakanyagwa yamvutse ubuzima agatindi katabirora arakarora ibayi nyagasani we Semana rwose wambabariye ukanyereka akana kanjye ko ntigeze ngira igitekerezo kibi ku mutima wake ubu yagize ngo nuwagataye oya we sinanabirota Bikira Mariya mubyeyi wowe uzi impuhwe z'ababyeyi mbabarira akana kanjye koko mubyeyi rwose ndagusabye reka nceceke ndarira se nanone ngo agaruke cyangwa ngo subirane ubukobwa bwanjye njya mu bandi nta kimwaro ishyano mbega ibyago kwiyahura ntibishoborwa na bose koko naho ubundi naringeze igihe pe ayi mana nyagasani ariko se nyagasani wanyeretse akana kanjye koko Yego muraho muraho mwana wanje inambahoro se ngaka gatebe mwicare murakoze padi nta mahoro ariko bitari cyane bite narinje ngo mumfashe urifashisha sekondeba utari kimuga nkaba kandi mbona uragakumiye urifashisha kubuye buryo uretse cyangirira nabi gusa naho ubundi cyo mwabona cyose mwama cyakora iki cyo twakubonera ni kapenetensiya ejo ukazaza ugahazwa ntakindi rwose nabyo simbyanze yego ariko icyo nifuzaga nifashishaga ku mubiri yego kuko burya iyo nta mubiri nta na roho iyo bikiri ku ibyo ni magiriyani yego pe maze rero nuko batindira ubwo mu ndebe ubona sogobwe gusogobwa no kugira gute nuko nananutse cyane nkaba meze nk'amagufwa padi nagize ibyago byinshi n'agahinda gahagije bite ubu narinje nyine ngo ngire inama unamfashe uko ushobora mbwira wenda nagira icyo nakumarira kandi ntunyishishe ndi mubyeyi cyane yego padi ndi mubyeyi mva nari narize amashuri 5 yisumbuye naranabonye n'impamyabumenyi nziza ariko nkaba narifuzaga gukomeza no mu mashuri makuru yego birumvikana kubw'amahirwe make yanjye rero makeya yego padi hari umuhungu nyine twuzuraga ariko mu buryo bwiza rwose nta bukubaganye numvaga nta bukubaganye nako twigeze none si kandi ahubwo twari hafi no gushyingirwa kuko bari barafashe irembo ndakumva rwose komeza nuko rero rimwe njya kumusura i Kigali aho yakoraga yagutumyeho cyangwa yego padi niwe wari wantumye ngo tutegure iby'ubukwe bwacu ngenda rwose ntacyo nikanga kuko twari tumenyeranye kandi muziho ubwitonzi ibyo ndabyumva none hanyuma bigenda bite
nageze aragumya yikoza hariya ntabura ibyo ambwira ngo yirukamo aho kumva arashaka ko bwira ngo ndare ariko njye sinkabimenya ye hanyuma ubwo nyine bumaze guhumana araza ati dore burije cyane cyakora hariya hari umusore w'inshuti yanjye ufite imodoka none reka nyaruke mubwira ze tukunyarukane tukugeze imuhira nuko muragenda oya padi ubwo nyine yari yifitiye ibyo ashaka kugeraho ibyo ashaka kugeraho yego padi ati yaragiye amara y'amasaha n'amasaha agarutse mu gicuku kiniha ngo yamutegereje aramubura none n'indare nta kundi byagenda urarara rero yego padi ubwo rero nyine ntiriwe mvuga menshi nubwo uri padiri bwose byakurikiyeho urabyumva ceceka se wirira ceceka wirira sigaho wariyinka none ugiye kunanirwa n'umurizo humura rwose komeza nguteze amatwi wenda nagira icyo nkumarira urumva gusa hari icyo ntumva ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda yaje guhinduka te kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya ngo abantu nuko bajyaga bamubwira ngo ni indaya ngo indaya ngo nibyo yashakaga kureba nyine ubwo urumva ko ari abashakaga kwica ubukwe bwawe kuko utatatse ngo bagutabare nasanze gutaka muri icyo gicuku ari ukwiha inkuru gusa mpitamo guhebera urwaje wemera kubana nawe rero padi nta nubwoga byari binteye ubwoba cyane kubera yuko none se ko naruwe kandi ko bari baranasabye nyine none se komeza nakurogoye ariko ntabwo ndabyumva neza ubwo nyine uwo munsi nahise nsama uratwita yego padi ni byiza uzakomeze witonde uzakomeze witonde mbere padi kandi n'ubwa nyuma none se ubu warabyaye ubwo nyine nda imaze gukura mama yambajije ko ntwite ndamuhakanira ndiwumva uramuhakanira kuko wabeshe umubyeyi kuki nangaga kumutera agahinda padi ariko nyine nawe ntiyabyemeye kuko byagaragaraga uhitamo kumubesha rero ku bantu bazi kubira nuko nangaga kumubabaza rwose nta kindi ubwo nyine nibwo mpisemo kwigira mu ishyamba bariho mu ishyamba yego padi iyo ibikoko bikurya ibyo nashakaga ariko sinabibona ahubwo mpabonera irindi shyano ki ubwo namaze kubyara nyine nifashisha udufaranga mama yari yarampaye tw'impamba musezeye ngo ngiye gushaka ishuri cyangwa akazi mukobwa ntabwo uri umubeshi mba nkwambuye padi ntabwo mbeshya rwose unyambuye iki ntabwo mbeshya padi ntabwo mbeshya oya ni ukuri rwose ntabwo mbeshya ntabwo mbeshya padi uramenye kutinye kumbesha mukrizi yandi umusaserodoti hanze ndi umutariyani uvugisha ukuri ntabwo mbeshya rwose nyemera padi ubwo nyine namaze kubyara utwo dufaranga dushize inzara y'umubyeyi igiye kunyica nabuze n'icyo nonsa akana ndakaryamisha neza njya gushaka icyo kurya ngarutse ndakabura urakabura mama ari icyumweru cyose ntunzwe no kurira no gusenga ngo imana impa akana kanjye mpebye ndataha ubwo rero ntawamenye ko wabyaye uretse wowe mbibwiye na Katabirora wari uzi ko ntwite kugeza ubu kandi nawe ntazi amakuru yanjye Katabirora ni nde ni uwo musore padi ubu sabahe agataho nyine yambwiye ko tutagishingiwe kubera ko yari yabonye ishuri ubu ngubu ari mu Bubiligi ukukeka se ako kana kaba karagiye hehe ndakeka ari igisimba cyagatwaye hari amaraso wahabonye se ntayo ahubwo n'utwenda twe naratubuze noneho ni umuntu waba yaragatwaye niko mbyumva rwose icyo ari cyo cyose cyane intimba ntazashira birumvikana ubuzima bwawe ni sinema ibizazane nk'ibyo byatuma umuntu yiyahura kuko uretse ko byaba ari icyaha tugomba kwihanganira ibyo byose imana itwoherereje tukayizera cyakora kandi gira imbabazi kuko nubwo utabonye ibisimba ngo bikurye wari warangije gucumura mu bitekerezo urumva bicuze rero wiyemeze no kutazabisubira hanyuma uwo muhungu amaze kugenda ndakukwandikira ntakindi kata yakora yanyandikiye rimwe gusa amaze y'ukwezi nanjye ndamusubiza duheruke ibyo
ibyo byonyine uretse ko nakomeje kujya mwandikira ntansubize ngeze aho nanjye ndarekera. wagize ibyago none se mukobwa ukabwira ngo ngukorera iki cyagufasha mumfashije kubona akazi mwaba mukoze padi. akazi Yego padi mwaba mungiriye neza rwose. ndumva nta mukozi dukeneye mungeragereze mubyeyi. cyakora umuntu yahumiriza akareba aho waba uhagaze Yego mubyeyi. kuko numva uri mu kaga Yego padi. uzapfe kuza ubukorana na muhoza ariya muri ekonoma ndamubwira azakwereke icyo uzakora ariko nawe uzerekana ugitonzi nduza nteze urubwa mu bandi. Oya ntibyo si ibyo ntozwa padi rwose mubyeyi murakoze cyane muzabyibonera namwe rwose. Nako murakoze sinabona icyo mvuga rwose. Oya genda uzaze ejo. Murakoze mubyeyi. Kandi wihangane. Yego padi. Ndukihebe kuko Imana ihari. Yego padi. Ndukibagirwe no kubabarira bakugiriye nabi kuko nayo itubabarira. Yego padi. Ubu se nakatabirora nkamubabarira. Dore niwe ugomba ahubwo guheraho. Niwe ugomba guheraho. Padi kuri we ndumva ari ukugeragezwa. Oya. Ndasaba ahubwo n'abandi bagufasha amasengesho n'abagenzi banjye bose tugufasha amasengesho. Yego padi. Murakoze cyane. Ubwo ngubwo uzaze ejo gutangira akazi. Yego murakoze padi. Yego urugendo rwiza. Yego murakoze padi. Yego. Injira. Muraho se. Muraho. Yego. Niko. Karamba. Niba ntibeshe ndakeka witwa Cyizere. Nanjye ntabwo mwibeshye. Icyarasi. Amakuru kiyawe se ariko. Ntabwo singiye kubeshya. Komera. Ubwo wenda biraza guhinduka. Iburyo umuntu ahangayikiye akazi niko bimera. Yumvise yamushyireho rwose. Maze rero padiri yambwiye ko yakwemerera akazi. Kuko yabonye witonda. Abandi bajaga bakamusaba agahitamo kwikorera. Akanga rwose. Kuko burya ibintu by'amafaranga iteka biragora. Ibyo. Usite ku murimo wawe rero twaye kwishishana. Yewe keretse rwose hajemo urushorera naho ubundi nyizera rwose. Rwose ndakwizeye. Dore rero akazi uzaje ukora. Yego. Ubundi je ndi ko ntaburi hano muri iki kigo. Uzaje ubika amafaranga acuruzwa ibintu byose bya hano bazaje baguha. Ukabikorera fagitire. Urumva? Yego. Dore agatabo. Kashirukanya kandi. Hanyuma kandi ugomba guhora witeguye ko nzaje ngukontorora kenshi kandi ngutunguye. Urabyumva? Rwose ndumva. Ngwino nje kukwereka rero ibikoresho naho uzaje ukorera. Dore umwanya wawe. Yego. Dore umwanya wawe nguyu. Dore n'ububiko. Urumva? Ukitonda. Yego. Murakoze ndabona rwose tuzafatanya. Humura rwose ni turi kumwe. Ngaho wirwe akazi keza. Yego namwe murakoze. Akazi keza namwe. Mbega umukobwa. Ni igitego mandoga data. Umva ko abageni babuze da. Yewe. Dore ni kuriya nashakaga. Umukobwa ubona bwa mbere ukamwifuza ko yakubera umugore. Ugatangira kwibwira uko mwamumeze ari umugore wawe. Yewe nta kiza kiruta ibyo iyo bibaye mahire mukanarwubakana neza. Umva ubwiza nihora. Arizeye rwose. Ikinyabupfura afite cyo ninjyana muntu. Yewe uriya mwana namba muza. Muhoza sinkabeho. Nako nzasezera kugabana n'icarata. Yewe. Ariko yewe uretse kumbona asa n'ufite ibibazo. Ariko ntacu. Wabona bikazamumfasha. Se none yaba yarabyaye ko mbona aricyo bitera abakobwa ibibazo. Ntacu ariko nashaka za ababyeyi 5. Muhoza ndarongoye tu.
yawe umunaniro nari mfite ni wari wo gutuma mbonaho ndyama ngo nduhuke. Yawe ubuzima bwanjye bukwiye kuvamo igitabo gihenda pe. Ubuse ko nakerera nanyoye saa sita kanshizemo mbikizene. Ubwo ko ndarara nigaragura kuri iyi ntebe yende itandukana n'igifu kinyisya mu nda nduzi ko ari ukwisya. Mu gihe kandi sinakirenganya kigomba gukora umurimo wacyo. Haracyari kare kubi kandi saa 2 gusa. Cyore muninde se kandi Imana ihoraho rwangira rurarangiye noneho. Ayiwe yatatone mbabarira we Karame. Urakurya Ntacyo. Yakwataje se? We Yakwataje? oya Kuki? ntabwo mfite aho ntaha. Ye? Ko bitumvikana. Niko bimeze. Bimeze bite? Bimeze nabi. None se ko nta mwene wacu ngiri no hangaha kandi nkaba nta mafaranga ngo nkodeshe nagirane. Ukaba wumva bigenze ute? Numvaga nzajya nirarira hano bwacya ngakora akazi. None amafaranga muzampemba bwa mbere nkayashakisha icumbi. Use wari? Oya. Ya. Reka mfata ibintu byanjye nari nigagiriwe hano. Erega iyo ntaza kubishaka ubura yanuga. Nase najya kugira. Yewe ntabwo ukava tujyane. Dore wanje nahanyuma. Ni kuki sitoro wambwiye ingorane zawe? Nase ko tutari tuziranye. Numvaga mbikubwiye wagira ngo nasaze. Yewe datawe. Dore abakobwa nico musira. Amasoni yanyu n'ubundi niyo abakurira bizazane byose. Dore nko mfite amazabiri mu rugo. Yizo gutinya kukambwira ibibazo byawe nari kugutegurira ukaba wicumitsemo. Wenda ubaza guhimba ukabona kuri waho hashye. Ubu nsigaye numva narataye umutwe ga. Oya rwose ntukebe. Oya kubaho kuri njyewe birutwa no gupfa. Umva kandi. Nuko enda nyina ari barenge nabe naho undi simba nkwiye no kugira icyo nshira mu kanwa. Ariko kuki wiheba bigeza abo ngaho? Kuki wiheba rwose? Yewe. Birakabije rwose. Yewe dore wanje ni hano. Yego nta karuri napfuye kugondagonda. Ariko nakanje ntacyo bitwaye da. Nahoze ko ari akaruri. Nta karuri da wagira ngo ntabwo uzi yabubaka neza bari. Yewe ni karuri karibu. Mbega hano heza. Wanje nahare. Ubu mwumva mumeze mute? Kubera iki? Byarahange nahita nsazwa n'ibyishimo. Yamaye. Reka bakwihera ariko gusara kuko rwose ntabikwifuriza. Aha. Kususa ntacyo byaba bikumariye. Ni mwicare se. Mwicare. Yewe. Mwina kumeza ndawe nateguye. Umuze mwana ateguye ikira. Nukubikorera ukicuza cyatumye nzana. Yewe nijye biri bunshimisha cyane. Ya. Ariko rwose washekije. Kugize ntabwo ndabyumva. Wabona kuzageze ko. Bega ibiryo biryoshye. Bana bategura neza gutya. Bita umuhungu uzi gutegura cyane da. Yewe jewe wabona uzageze kuko rwose. Ntabwo nabyibazaga. Biraryoshye cyane da. Biraryoshye. Ni wari uko mfite inzara cyane. Yekubise inkoni noneho sinzi ko ryagenze. Yaragize ngo uraza. Naho ubundi ntacyo nibazaga ngewe. Burya ikintu udashobora kubonera igisubizo birutwa no kutirirwa ukibazaho. Reka ibyo tubyihoreye ahubwo turyoherwe da. Murakoze cyane. Ariko iba urubanje kugira icyumwa. Hano hari amata, byeri na fanta. Uhitemo icyumba cyakuramira vuba. Ndanywa amata niba hari. Urakagira amata rwose. Uzi gushaka amata n'icyo bivuga mu Kinyarwanda. Bivuga iki? Mwakire. Yewe, niba utabizi nzabikubwira kandi nzayabuha. Muzaba mukoze. Uvero chizere. Nta kwikandagira iwanje. Ngushire kwizane rwose. Naho aho uri nako naho uzajurara.
ndumva ndizera neza ko tuzagufata neza niba ushimye ubushitsi. Akino fiti mu kabyara mu n'umuhungu yarayikekesheje. Nibyo byiza da yayihishije neza. Menyera ryoshe da. Ubu numva rwose ntacyo mfite icyo kuvuga nabashimiye cyane. Nje ndakubwiye ndi mu murari ndari rwose. Kandi uje mbwiye ufite ku mutima cyose winigure. Murakoze rwose. Ubundi rwose ndumva ameze nk'umuntu ari mu nzozi. Uzi umuntu akubwiye ariko urumva wamunganya iki koko. Ariko rero nkumenyesheje nibuta kandi ko ndi ngaragu. Mu yandi magambo nukuvuga celibateri. Ahubwo narindi bukubaza aho abandi bagiye. Reka da usugiri bwose. Ariko nakeka ko musezera bwana arakara. Ariko uyu mwana izigeri ya bandera. Zashize. Ya njenu harandani wabona nabatangiye kuna. Urandutira abantu nzakuratira batakuzi abakozi bakuririmba nkundira senya guhirwa kugira umutima w'urugo rwaje ndetse najyaga gutinda kukwemerera bitewe n'urukundo ngufitiye rukaba runshenguye igihe kirekire mu ibanga kuko ntigeze mbikwerekana rimwe. Iyo ubinyereka rugikubita uba wanyoheje umutwaro uremereye wanshegesha ubwonko. Iyo ntagira inenge mba narabigize. Nenge ki? Inenge ku mwari kabishema ku mubyeyi. Wivunika mfura ya data ibyawe mbizi byose kandi ntacyo bizahindura kuko icyo ntiyemeje ntahuze. Nakurebye indoro kureba intamuko kuganirije ngushimye babo niho umugeni wacu. Winyicisha agahinda se. Ngondera nguhoza amarira warize kera nayo kirubu. Ngondera nkwibagiza ibyago wagize urengana. Tuzarwubake duhiga bazisenye kandi bamwe muri bo barazishinze ari amasugi. Iyo nza kutagira imiziro nari kugusubiza ntizinitegeka uzabaza ababyeyi. N'ubundi bimbwire ntawe umwaye nta miziro ufite uri umugore nk'abandi. Ndatinya ko ejo wavaho wicuza icyo wakoze bitagifite igaruriro. Oya humura. Nakugira inama yo kunyihorera nimba umuntu nzagushimira ibyo wankoreye birahagije. Uko ntari mutanyurwa. Ariko ibyo byose kuko ubyibaza kandi naragutanze kera kubimenya. Ngonera ahubwo nkwitumire ku babyeyi maze ugende ubambwirire ko mafitiye ijambo. Uti ngo mumushakira umunsi vuba aha azaza ari babwire. Ubundi ntabwo nigeze nshira isoni nzagutumikira. Gusa ariko iki? Ndagusabye ngo nture umutwaro maranye iminsi ndarembye rwose. Ngwino uwo nkunda amahoro yanje niwo mara gahinda urukundo nyago ntirukuka. Ndagushimye nzagushimisha nzakubera uko ubishaka. Ndaje umpoze wo kampoza wawe bameze nkawe baraguma. Nzagusasira ngo usegure neza maze dususuruke. Ahubwo nibyo nturora. Nzaguterekera amata meza nyarindi igitotsi maze nyaguhereze n'amaboko yombi ngusekera maze akanyuzuye umutima nkagusesekarize ku munwa. Nzayakirana ubwuzu nkureba mu maso namwenyuye nyanywana umunezero numva ndyoheye cyane tereka n'ubundi agira gitereka nzayagotomera maze ningeza hagati nguhereze ntakira buteretse ntuhuke maze wigire hino mpanabura igisomero. Nzaza nishimye ngusekera nkwicare ku bibero ngusokoza ubwanwa nkuririmbira n'uduhozo ngusomesha ku nzoga nziza nzaba naguteguriye mu gacuma keza k'umukuzo kayagirana kubera isuku nyinshi maze tumeneho abiri. Cyuri impundu muhora keye.
uriho se ninde no mugenzi ufunguza sunika ntihakinze reka datamba natinye ngo zabagaze barazikinze bandawe ufa kuzisukira cyane uje Burundi yewe uretse ko tutari no muri abo uvuga twe ntawe duheza rwose muraho se musa murahonya kugira abana yego yo uko ufite umwana mwiza se mubyeyi mama shenge ngwino mama no wawe ni once ariko inzara igiye kumunyicana nico gituma navugaga ko nshaka ifunguro ubu niwe wangoye loss yo bega umwana mwiza nyagasani we shika hariya se ati no wawe nuko murakoze no once no wawe atese no mwuzukuru wawe oya no once yewe wamunyihereye nkamukorera ko mva mushonje muze ubwo bishoboka nzamurerana n'abandi ujuza kumusura kuki numva nkunzi uyu mwana ra anywa amata sogoko oshu ngo yatererezwe buretse nge kumuzanira muzanire asomeho inzara yari igiye kumunyicana kabisa akira mwana wanjye ungana shema wanjye erega natwawe muzerega natwawe n'ubwuzu bw'umwana ndakwibagirwa muzimanira iki wowe niba ufite kacayi ndanezererwa rose cyangwa se ka fanta blanche orange yenga nge kukurebera nuko ndukanyagwe naho nari amabuye mwana wanjye soko kera twimweraga amata n'ikigage ndetse n'akagwa ndari inzira y'idini ariko yakira nuko urakoze watarinjira idini nibwo wangaga ku kagage ni byiza ubu singikoza ikitwa inzoga mu kanwa kanze mba nkwambuye inzoga oya ye ni byiza rwose maze ureke nze ndebera umwana twenda ndaje yego wampaye inka ihorere ngurinde izuba ihi nawe uzandinde irungu ihorere igiti kitakwica ihi kagitima ngagicana ihorere ikararita kwica ihi ngarusikira amazi ihorere mwana wanjye uzi no kubyinira umwana wawe ndabizi buhoro yakira umwambika shenge yego shenge maze ntugatuma asonza ujye umunzanira ni byiza mubyeyi urakagira abana urakagira ngo ubwo yabwinga yewe wa mukobwa we ibyo ufite arahi azabikube 100 maze wunguke imbande zose wa mubyeyi we ye urakoze nawe gushima ariko ikinamico abumva radiyo Rwanda mwiriweho uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa amaraso ya muntu muri uyu mukino Katabiyora ati mukobwa nkunda ngiye kwiga mu mahanga uzantegereze nta wundi ni we tuzabana umukobwa ati ntacyo bitwaye nzagutegereza uwawe najya handi ujye ubaza umutungo asize ntugategereze umutima ajyanye nababaye cyane kuko rwose ushitse twakundanaga umva rero Cyizere uzi ko twuzuye bihagije nanubu kandi bigikomeza
siko ntacyo wamburana nakomaga mu make ndo wawe ukaba uwanjye rwose. none rero icyo ngiye kukubwira ntikikwabaze nakugerageza kubyihanganira. ayiwe ko nayo ubwoba ni iki? nagutindiye ndakumenyesha ko nabonye ishuri mu mahanga. mu mahanga yagana he? nzajya mu Bubiligi. uzamara imyaka ingahe? si myinshi nini gusa. yego mani hora we ine yose. ndetse ko nshobora nyine kwiyongeza nyuma. yewe bizaterwa nuko bizaba bimeze nyine. iby'ubukwe bwacu bikagenda bite? ayo ko nuko bihagaze. yewe mbaba cicika. none se byagenda bite? nzaba naragiye. ntibishoboka. Mana yanjye we. uyu mwana ntwita akazaba wande? uwo mwana utwita akazaba katabirora. Nuwanjye rwose ndabizi kandi ndemera niko sa ryanjye. Ko byose ari nyirabayazana. Rekeraho. Cyakora cyo kandi nanjye sigiye ngusaba imbabazi. Tata we. Uretse ko mvaga nta kibazo gihari da. Cyo kugenda ntabwo nigeze mbitekereza rwose. Uzatwita nyine ubyare. Hanyuma ureri. Ni koko nyine. Naho ubwira se nguki? Ntacyo koko. Nimuzantegereza aho nzazira dushingirwe. Nyuma y'imyaka 4. Yego birabaje kuko bazakuvuga kandi uri wenyine birumvikana ko bitoroshye ariko isi niko imeze. No kwihambira da. Bya byose ariko nawe urumva ko iryo shuri nari ntomboye ntashobora kugitesha niyo byagenda bite. Mbega ngo ndarita. Mana yanjye we. Umunsi umwe nkozaho koko. Yewe ndabona nta nine. Ntacyo bitwaye da. Nari nakubujije kurya ubukwe. Umwana rwose ntacyo bitwaye. None dore iryo nkoreye koko. Mana nyir'ijuru rwose umpoye. Ariko nawe ndakurenganya. Ikibazo ahubwo ga nuko utarabona akazi nibura ngo uzashobora kwirwanaho. Hanyuma wakabimenya. Oya nzangerageza kugira icyo nkoherereza. Erega nanjye nagenda nagira buriya ngiye mbabaye. Abesigaho de. Atari wowe se ubundi koko. Umbuza kwikomereza amashuri ngo ntiwakwihanganira igihe nzarangiriza. Dore ibyo nkoreye. Amasi imyaka 4 noneho ninjye uzakushobora kwitegereza koko. Niba utagezeho ngo wifatire undi. Mfata undi. Umutima urambwira ngo ubu byawe nanjye birarangiye. Abajya bagakomeza imigambi bajyanye n'imbarwa. Ubuse rwose nkuraye ntekizere. Ntago nkwemera. Wowe nyizera gusa nkuko bisanzwe. Nzagenda rero ntekereza ngaruka ari wowe nsanga. Girute tubyaranya bo. Naho reka ibyo ndimanganya. Ari ukutagira ikizere kize. Ko murasetsa koko. Harya mwasanze abagore ari bo bagomba kwihanganira ibibi byose no kubabara ku buryo bwose. Kuki sawa utihanganiye ko niga ngo ndangize none ukaba ntaya? Kuki kikunaniye utakuyumvisha ko nanjye cyananira? Ntituri abantu twembese. Ariko murasa. Kize. Urumva? Ninguhemukira. Ninguhemukira igihango cyawe kizanyica. Nicyo gituma utagomba kugira icyo kinisha gukora ku mwana wanjye. Urumva? Igendere. Gendera nziritse ku katsi. Ariko se nkwize ku katsi uragira ngo ndeke kwiga se? Mbega ngo urandya wakanyagoga. Katabira n'ukuntu twuzuye koko. None se kwiga se n'icyaha? Uremeye kuko ntaye mukangana. Bizadufasha se? Kose ndiga nkarangira amashuri. Nukunziza ubukene twakunanaga. Nyarwanda uriya nkunda nanjye kandi nkaba ntamwanga cyane uretse ko ntanamukunda bya byose ariko ndabona bishobora kutuviramo mu bana Kizere kandi nabo barantegereje ndetse hafi ko byane batarabyaye gusa mbikitse ntera cyakora yamahitamo yaje nyine nibyo icyo nzi gusa nuko kutarongora Nyarwanda ari kwirangaraho bikomeye icyambere yarize turashigaje umwaka ngo arangize kaminuza ikindi ngo aturuka mu muryango udasanzwe ubwo yarangiza umwaka utaha nanye nshigaje 2 mu gihe nkiga wakabakora yinjiza amafaranga y'amabiri gitwajya gutaha tukajya icyo dutanye kigaragara nyamara ndumva ibingibi ntawe bimwaye yego simwiza nka Kizere ariko sinamubi cyane da ubundi ngo nta mubi wisize ubwo nyine wamwe afite
umwe afite ubwiza undi afite amafaranga eka ndamurongo ruzishakire kizera ajya n'ibyizere bye undi ngo nikiraza amasinde rero ngo afite amashuri 5 yisumbuye ara ubu kaminuza nigezweho ndabona ahubwo Nyarwanda hasesekaye reka tubirangize turabirangiza ahangaha asike ndamwemera amaze ndebe bibuko byakabaye Iriwe sheri amakuru rako ntuzuyumvi kamera sheri bite byabise ni meza amakuru yanjye ni meza anga nawe ufite akabara zifatira hako kakese hano ni heza da mpuzane sagatebe cyangwa twigire mu nzu reka twigire mu nzu sanse ariho niho wumva ukunze ndumva ariho twamererwa neza kurushaho harimo n'akazi k'ikeza ndahugira da Mama ndarenze no kugusezeraho ngwiki kugusezera usezera usijya hiye ndashaka kwimuka ngatura kure yawe nibura byafasha kutagumya kubonana nawe ngwiki urifuza iri gitangaza urifuza igituma rero tutabonana rwose iyo mpamvu se ndayimenyara none se ko ngukunda kubona kandi nkarushaho wakomeje mbara zahagararira hiye kure yawe bazatuma nkwibagirwa kunyibagirwa ntukanyibagirwa u Rwanda nibura idaraho igihe kigeze igihe rutahubwo ngera umurego yose nibyo maze rero ngumye nshenguke rero ngenyine wowe wigaramiye nigaramiye none uzagere gukunda indyama bigushimishije reka se nagukuye mbona nkuvugisha yibereye i Kigali ahari iyo uhora utekereza bitarangira nayo ibyari byo ni kubibona kugira ngo uri ahandi sari ko umuntu uhora utekereza n'indera erega niwe nkunda gusa ibindi bibazo komeza kundya umutima ye kandi igihe umukana ryo waruzanye uri nkure mu gutwi nako kwimukana byavuba da ariko yimukira hano wagira ngo hari waruzi ryo nararanye urashaka se kuvuga iki urashaka kuvuga iki gusura umwana ubwiye ko mu minsi mike cyane tuzaba duturanye muri iyi nzu ishokaye ubwo se uranshinyagurira kubera iki uragira ngo nshiture gusa ntushitura humura da tuzabana rwose urishimye abese nyine utavugisha nk'aho umukobwa wabwiye ko agiye kurongora hatinza uretse ko nyine yabishimye nuko yari yaragumiwe nanjye n'urukundo ngufitiye kuko numva ntifuza ko wabana n'undi utari njye ruhuka yewe kandi njye nuko mvuga ntutegereze n'ijambo ryanjye kuri iyo ngingo ubuse nkwemere koko nyanga noneho sibyo gusetsa yamara nta wundi mwana njye nuko mvuga kandi teza amaso cyangwa urankinisha ngomba nawe Yalabi Mungu wangu. Nani alifanya hivi? We mtoto. We. Analia. Iko mzima tu. Kuyaweka dogo. Ya. Abakobwa bari hanze hawe. Ubu nyina arimo ararenga mu muhanda ngo ni za mademoiselle. Erega uyu we yari yagerageje kubona atabanze kumuniga. Ariko se ubu uyo ntaza bwondi yari guhodokera niba ibisimba byari bimuramukije. Ariko Mungu wanje kuki gutanga imbuto ko biti by'amahwarosi. Ayi wewe akana kanjye kari hehe mana y'u Rwanda se noneho ndagirane ye baba we uramenye se utansonga mana ihoraho igisimba cyakariye nta kundi ye baba we mana ihoraho mana nyagasani wambabarye udatuma niyahura rwose mana dore ko nawe ushaka kungerageza ariko ubanza ari uwagatwaye ko ndeba se n'utwenda twe ntaduhari ariko mana ko kureke nkwibarize
konzi ko nta kugomeye by'umwihariko ngo wenda ni igihano uranziza iki koko data we nyagasani yantera umwaku yantera intimba katabirora arakanyagwa yamvutse ubuzima agatindi katabirora arakarora ibaye nyagasani we Usemana rwose wambabariye ukanyereka akana kanjye ko ntigeze ngira igitekerezo kibi ku mutima wake ubu yagize ngo ni uwagataye oya we sinanabirota Bikira Mariya mubyeyi wowe uzi impuhwe z'ababyeyi mbabarira akana kanjye koko mubyeyi rwose ndagusabye reka nceceke ndarira se nanone ngo agaruke cyangwa ngo subirane ubukobwa bwanjye njya mu bandi nta kimwaro ishyano mbega ibyago kwiyahura ntibishoborwa na bose koko naho ubundi nari ngeze igihe pe ayi mana nyagasani ariko se nyagasani wanyeretse akana kanjye koko Yego muraho muraho mwana wanje inambahoro se ngaka gatebe mwicare murakoze padi nta mahoro ariko bitari cyane bite narinje ngo mumfashe urifashisha sekondeba utari kimuga nkaba kandi mbona uragakumiye urifashisha kubuye buryo uretse cyangirira nabi gusa naho ubundi cyo mwabona cyose mwama cyakora iki cyo twakubonera ni kapenetensiya ejo ukazaza ugahazwa ntakindi rwose nabyo simbyanze yego ariko icyo nifuzaga nifashishaga ku mubiri yego kuko burya iyo nta mubiri nta na roho iyo bikiri ku ibyo ni magiriyani yego pe maze rero no kubatindira ubwo mu ndebe ubu nasogobwe gusogobwa no kugira gute nuko nananutse cyane nkaba meze nk'amagufwa padi nagize ibyago byinshi n'agahinda gahagije bite ubu narinje nyine ngo ngire inama unamfashe uko ushobora mbwira wenda nagira icyo nakumarira kandi ntunyishishe ndi mubyeyi cyane yego padi ndi mubyeyi mva nari narize amashuri 5 yisumbuye naranabonye n'impamyabumenyi nziza ariko nkaba narifuzaga gukomeza no mu mashuri makuru yego birumvikana kubw'amahirwe make yanjye rero makeya yego padi hari umuhungu nyine twuzuraga ariko mu buryo bwiza rwose nta bukubaganye numvaga nta bukubaganye nako twigeze none si kandi ahubwo twari hafi no gushyingirwa kuko bari barafashe irembo ndakumva rwose komeza nuko rero rimwe njya kumusura i Kigali aho yakoraga yagutumyeho cyangwa yego padi niwe wari wantumye ngo tutegure iby'ubukwe bwacu ngenda rwose ntacyo nikanga kuko twari tumenyeranye kandi muziho ubwitonzi ibyo ndabyumva none hanyuma bigenda bite nageze aragumya yikoza hariya ntabura ibyo ambwira ngo yirukamo aho kumba arashaka ko bwira ngo ndare ariko njye sinkabimenya hanyuma ubwo nyine bumaze guhumana araza ati dore burije cyane cyakora hariya hari umusore w'inshuti yanjye ufite imodoka none reka nyaruke mubwira ze tukunyarukane tukugeze imuhira nuko muragenda oya padi ubwo nyine yari yifitiye ibyo ashaka kugeraho yego padi yaragiye amara y'amasaha n'amasaha agarutse mu gicuku kiniha ngo yamutegereje aramubura none n'indare nta kundi byagenda urarara rero yego padi ubwo rero nyine ntiriwe mvuga menshi nubwo uri padiri bwose byakurikiyeho urabyumva ceceka se wirira sigaho wariyinka none ugiye kunanirwa n'umurizo humura rwose komeza ngutiza amatwi wenda nagira icyo nkumarira urumva
yego padi. gusa hari icyo ntumva ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda yaje guhinduka te kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya ngo abantu nuko bajyaga bamubwira ngo ni indaya ngo indaya ngo nibyo yashakaga kureba nyine ubwo urumva ko ari abashakaga kwica ubukwe bwawe kuko utatatse ngo bagutabare nasanze gutaka muri icyo gicuku ari ukwiha inkuru gusa mpitamo guhebera urwaje wemera kubana nawe rero padi nta nubwoga byari binteye ubwoba cyane kubera yuko none se ko nari uwe kandi ko bari baranasabye nyine none se komeza nakurogoye ariko ntabwo ndabyumva neza ubwo nyine uwo munsi nahise nsama uratwita yego padi ni byiza uzakomeze witonde uzakomeze witonde padi kandi n'ubwa nyuma none se ubu warabyaye ubwo nyine nda imaze gukura mama yambajije ko ntwite ndamuhakanira ndiwumva uramuhakanira kuko wabeshe umubyeyi kuki nangaga kumutera agahinda padi ariko nyine nawe ntiyabyemeye kuko byagaragaraga uhitamo kumubesha rero ku bantu bazi kubira nuko nangaga kumubabaza rwose nta kindi ubwo nyine nibwo mpisemo kwigira mu ishyamba bariho mu ishyamba yego padi iyo ibikoko bikurya ibyo nashakaga ariko sinabibona ahubwo mpabonera irindi shyano ubwo namaze kubyara nyine nifashisha udufaranga mama yari yarampaye tw'impamba musezeye ngo ngiye gushaka ishuri cyangwa akazi mukobwa ntabwo uri umubeshi mba nkwambuye padi ntabwo mbeshya rwose unyambuye iki ntabwo mbeshya padi ntabwo mbeshya oya ni ukuri rwose ntabwo mbeshya ntabwo mbeshya padi uramenye kutinye kumbesha mukrizi yandi umusaserodoti hanze ndi umutariyani uvugisha ukuri ntabwo mbeshya rwose nyemera padi ubwo nyine namaze kubyara utwo dufaranga dushize inzara y'umubyeyi igiye kunyica nabuze n'icyo nonsa akana ndakaryamisha neza njya gushaka icyo kurya ngarutse ndakabura urakabura mama ari icyumweru cyose ntunzwe no kurira no gusenga ngo imana impa akana kanjye mpebye ndataha ubwo rero ntawamenye ko wabyaye uretse wowe mbibwiye na katabirora wari uzi ko ntwite kugeza ubu kandi nawe ntazi amakuru yanjye katabirora ni nde ni uwo musore padi ubu sabahe agataho nyine yambwiye ko tutagishingiwe kubera ko yari yabonye ishuri ubu ngubu ari mu Bubiligi ukukeka se ako kana kaba karagiye hehe ndakeka ari igisimba cyagatwaye hari amaraso wahabonye se ntayo ahubwo n'utwenda twe naratubuze noneho ni umuntu waba yaragatwaye niko mbyumva rwose icyo ari cyo cyose cyanteye intimba ntazashira birumvikana ubuzima bwawe ni sinema ibizazane nk'ibyo byatuma umuntu yiyahura kuko uretse ko byaba ari icyaha tugomba kwihanganira ibyo byose imana itwoherereje tukayizera cyakora kandi igira imbabazi kuko nubwo utabonye ibisimba ngo bikurye wari warangije gucumura mu bitekerezo urumva bicuze rero wiyemeze no kutazabisubira hanyuma uwo muhungu amaze kugenda ntakukwandikira ntakindi reka da cyakora yanyandikiye rimwe gusa amaze y'ukwezi nanjye ndamusubiza duheruke ibyo byonyine uretse ko nakomeje kujya mwandikira ntansubize ngeze aho nanjye ndarekera wagize ibyago none se mukobwa ukabwira ngo ngukorere iki cyagufasha mumfashije kubona akazi mwaba mukoze padi akazi yego padi mwaba mungiye neza rwose ndumva nta mukozi dukeneye mungeragereze mubyeyi cyakora umuntu yahumiriza akareba aho waba uhagaze kuko numva uri mu kaga yego padi uzapfe kuza ubukorana na muhoza ariya muri ekonoma ndamubwira azakwereke icyo uzakora ariko nawe uzerekana ugitonzi nduza nteze urubwa mu bandi oya ntibyo si ibyo ntozwa padi rwose mubyeyi murakoze cyane muzabyibonera namwe rwose nako murakoze sinabona icyo mvuga rwose oya genda uzaze ejo murakoze mubyeyi kandi wihangane yego padi ntukihebe kuko imana ihari yego padi ntukibagirwe no kubabarira bakugiriye nabi kuko nayo itubabarira yego padi
ubu se nakatabirora nkamubabarira dore niwe ugomba ahubwo guheraho niwe ugomba guheraho padi kuri we ndumva ari ukugeragezwa oya ndasaba ahubwo n'abandi bagufasha amasengesho n'abagenzi banjye bose tugufasha amasengesho yego padi murakoze cyane ubwo ngubwo uzaze ejo gutangira akazi yego murakoze padi yego urugendo rwiza yego murakoze padi yego injira muraho se muraho yego niko karamba niba ntibeshe ndakeka witwa Cyizere nanjye ntabwo mwibeshye yicara se amakuru kijyawe se ariko ntabwo singiye kubeshya komera ubwo wenda biraza guhinduka burya iyo umuntu ahangayikiye akazi niko bimera yumvise yamushyiriyeho rwose maze rero padiri yambwiye ko yakwemerera akazi kuko yabonye witonda abandi bajaga bakamusaba agahitamo kwikorera akanga rwose kuko burya ibintu by'amafaranga iteka biragora ibyo usite ku murimo wawe rero twaye kwishishana yewe keretse rwose hajemo urushorera naho ubundi nyizera rwose rwose ndakwizeye dore rero akazi uzaje ukora yego ubundi njyewe ndi kubona haburi hano muri iki kigo uzaje ubika amafaranga acuruzwa ibintu byose bya hano bazaje baguha ukabikorera fagitire urumva yego dore agatabo kashira ukanyaka kandi hanyuma kandi ugomba guhora witeguye ko nzaje ngukontorora kenshi kandi ngutunguye urabyumva rwose ndumva ngwino nje kukwereka rero ibikoresho naho uzaje ukorera dore umwanya wawe yego dore umwanya wawe nguyu dore n'ububiko urumva ukitonda yego murakoze ndabona rwose tuzafatanya humura rwose turi kumwe ngaho wirwe akazi keza yego namwe murakoze akazi keza namwe